Ese ashimwe bene data, tubasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje. Tugushimiye kubana natwe bwije nuko bukeye, kandi tugushimiye ko tugize amasaha turi amahoro. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duciye bugufi twese tuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho mu byo twavuze, mu byo twatekereje, mu byo twakoze. Twishisha amaraso y'umwana wa Yesu Kristo ukimara kutubabarira, ngo nubane natwe muri uwo mwanya wo kuririmba. Twemerereye indirimbo ikubera umubavu uhumura neza, kandi uyu mwanya uw'umugisha ntubimfabusa. Duhagaritse Satani n'ingabo ze mu izina rya Yesu Kristo. Tumuhe Umwuka Wera kugira ngo aganze ategeke mu ruhande rwacu ubu n'iteka ryose. Amen. Tugiye komeza turirimba indirimbo ya 388 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Tunganira Imana ubudasiba, jya uyisenga kandi uyumvire, jya ubana n'abayo, jya ufasha indushyi, ntusibe na rimwe kuyikorera. Jya ubana n'abayo, jya ufasha indushyi, ntusibe na rimwe kuyikorera. Tunganira Imana, jya ubana nayo, nutumbira Yesu uzaba nkawe. Bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu. Bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu. Tunganira Imana ikuyobore, nuterwa n'ibyago jya usanga Yesu. Niyirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja. Niyirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja. Tunganira Imana tuze umutima, mu byo ukora byose wihutiraho, jya wumvira umwuka, gwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Jya wumvira umwuka, gwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Amen. Muririmbyi aratubwiye ngo tunganira Imana ubudasiba,
ngo jya uhora uyisenga ngo kandi uyumvire, ngo jya ubana n'abayo, jya ufasha indushyi, ntusibe na rimwe kuyikorera. Imana itugirire neza. Bene data, mureke dutunganire Imana mu byo tuvuga, mu byo dukora, dutunganire Imana buri munsi ubudasiba, duhore dukora ibyo Imana ishaka, duhore dukiranuka buri munsi uko tubishoboye, dushyiremo imbaraga, dutungane rwose, dukore ibyiza. Imana itugirire neza. Ngo jya uhora uyisenga kandi uyumvire. Bene data, nimureke dusenge. Yesu yabwiye abigishwa be ngo basenge ubudasiba. Natwe dukwiye gusenga ubudasiba, tugasenga Imana, kuko mu gusenga harimo imbaraga zibohora, harimo imbaraga zikiza, harimo imbaraga zibohora abababaye, zikiza abadayimoni, zirukana imyuka mibi, imbaraga zikora imirimo n'ibitangaza, imbaraga zituma umuntu ava mu bibi. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo dusenge ubudasiba uko umuntu abishoboye, buri wese ajya ahora asenga kandi yegera Imana kurushaho, kuko turi mu bihe bibi, turi mu bihe biruhije. Iyo umuntu ategereye Imana ngo asenge, ntamenye uko yitwara muri ibi bihe bigoye. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo dusenge ubudasiba, kandi nidusenga ubudasiba Imana natwe izatugirira neza, kandi duhore twumvira Imana mu byo dukora, twumvira Imana, twumva icyo dushakaho, dukora ibyo ishaka, kandi tuyubahishe ahagaragara n'ahatagaragara. Ngo jya ubana n'abayo, jya ubana n'abantu bayo, kandi ufashe indushyi, ufashe abababaye uko ushoboye kose, ntusibe na rimwe gukorera Imana, kuko buri wese Imana hari icyo yamuhaye ashobora gufashisha abandi. Niyo mpamvu ninginga umuntu wese unkurikiranye kugira ngo ukore icyo ugomba gukora mu gihe cyawe, kugira ngo utazicuza ko utakoresheje igihe cyawe neza. Igihe Imana iguhaye, kora ibyo ugomba gukora, kuko ndagira nkubwire ngo igihe ni gito. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ukore n'umwete, uhore ukorera Imana, uhore ukora imirimo myiza, uhore uhumuriza abababaye, uhore usura imfubyi n'abapfakazi, kandi wirinde kwiyandurisha iby'iyi si. Imana itugirire neza. Gutunganira Imana, ngo ujye ubana nayo, ngo nutumbira Yesu uzaba nka we. Mwene data, tunganira Imana, ujye ubana nayo mu bihe byose. Jya ubana n'Imana mu byo ukora byose, jya ubana n'Imana mbere na mbere. Imana, ibindi byose bize nyuma, kuko Imana ni byose kandi twishobora byose. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo mbere na mbere uhashyire Imana, ibindi byose bizagenda neza, kandi nutumbira Yesu uzaba nka we. Iyo utumbiriye umuntu uba nka we. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo utumbire Yesu, kugira ngo ube nka we, ugere ikirenge mu cye, kuko ibyiza byose tumwigiraho nibyo Imana idushakaho. Imana itugirire neza. Ngo bose bazamenya ko ubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu. Nutumbira Yesu ukaba nka we, bose bazamenya ko ubana nawe, bazamenya ko Yesu ari muri wowe, bazamenya ko Yesu akorera muri wowe. Abari mu bibi babivemo, bareke ubugome, abari mu byaha babivemo, ubundi abandi abo bose bitabe Yesu, ababera umuyobozi, ababera umujyanama, kandi abayobora inzira ijya mu ijuru. Imana itugirire neza. Ngo tunganira Imana ngo ikuyobore. Ngo nuterwa n'ibyago, jya usanga Yesu. Mwene data, tunganira Imana ikuyobore mu nzira ucamo, mu byo ukora, mu byo utekereza, mu byo upanga. Nutunganira Imana izakubera umuyobozi muri byose. Kandi nuterwa n'ibyago, nubona ugeze mu bikomeye, nubona ugeze mu birushya, nubona ugeze mu burwayi, jya usanga Yesu ubimubwire, kuko yaratubwiye ngo mwese abarushye n'abaremerewe, ngo nimuze musange ndabaruhura. Mwene data, ndagira nkubwire ngo nta wundi wakuruhura, nta handi wakura ubuhungiro, nta handi wakura kugubwa neza no gutuza uretse muri Yesu. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo nuterwa n'ibyago, nugera mu bikomeye, nugera mu bikubabaje, jya usanga Yesu ubimubwire, kuko ni inshuti nziza ibana natwe, ni inshuti nziza itajya idusiga, ibana natwe mu byago no mu makuba. Turi mu byishimo, Yesu ni inshuti nziza ibana natwe. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo byose ujye ubibwira Yesu, kuko niwe utakumvira ubusa. Ngo ntiyirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu, niwe shobuja. Mwene data, Yesu ntabwo ajya yirengagiza umwiyambaza. Muyoboke, niwe shobuja, muyoboke. Kandi reka nkubwire, nugendana na Yesu uzaba umuntu ukomeye. Nugendana na Yesu ibintu byawe byose bizagenda neza. Nugendana na Yesu
azagukoresha ibikomeye nugendana na Yesu, azabana nawe mu migambi yawe ya buri munsi. Imana itugirire neza. Ngo tunganira Imana, ngo tuze umutima, ngo mu byo ukora byose wihutiraho. Mwene data, tunganira Imana, nimureke dutunganira Imana, tunganira Imana nanjye ntunganira Imana, kandi tuze umutima, kuko wikomeje ku mugabo ukomeye, wikomeje ku mwami w'abami, wikomeje ku Mana ishobora byose. Niyo mpamvu nkwinginze wowe, icyo usabwa ni ugutungana, ugatuza umutima, no gukora ibyo gukiranuka ugatuza umutima, kuko ibindi byose Imana izabigenza neza, kuko nta wiringiye Imana uzakorwa n'isoni. Imana niyo buhungiro bwacu, ni imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu makuba no mu byago. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo ukomeze utunganira Imana. We nicyo ugomba gukora, nanjye ngakomeza gutunganira Imana, ubundi ugatuza umutima, ibindi byose izabigenza neza. Kandi mu byo ukora byose wihutiraho, jya ubikora neza witonze, Imana izajya ibana nawe. Ngo jya wumvira umwuka, ugwiza urukundo. Mwene data, umvira umwuka, umva icyo umwuka gushakaho, umva icyo umwuka. Hari imbuto z'abantu z'umwuka, hari imbuto z'umwuka n'urukundo, ubugwaneza, kwirinda, ingeso nziza. Ibyo byose bikore, wumvira umwuka, kuko nicyo agushakaho. Mwene data, kandi ugwiza urukundo, ukunde Imana mbere na mbere, kuko amategeko aruta ayandi. Ni ugukunda Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Kandi irindi risa naryo ni ugukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kunda Imana, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, kandi nturobanure ku butoni. Ukunde buri muntu wese nta kintu urebeyeho, ntiwicemo ibice, kuko Imana ishaka ko dukundana kandi tugakunda n'abanzi bacu. Ijambo ry'Imana nasomye ryaramwe ngo dutegetswe gukunda n'abanzi bacu. Ni itegeko, ntabwo ari ugusaba. Utegetswe gukunda n'umwanzi wawe, nanjye ntegetswe gukunda umwanzi wanjye. Mureke rero tugwize urukundo mu byo dukora. Nitumara kugwiza urukundo, tukumvira umwuka, tukumva icyo Imana idushakaho, tugakora ibyo gukiranuka, tukirinda kwiyandurisha iby'iyi si, nta soni tuzagira nitubona Yesu. Imana itugirire neza. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo gukiranuka ni iby'agaciro, gukiranuka ni iby'umumaro, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Mwene data, nukiranuka ugashaka ubwami bw'Imana, kubaha Imana ukayubahisha, ntabwo uzakora ikibi, ntabwo uzajya mu ngeso mbi, ahubwo uzahora ushaka igituma izina ry'Imana rishyirwa hejuru. Kandi ndagira nkubwire ngo nubikora, ibindi byose uzabyongererwa. Imana irabizi ko bikeneye, Imana irabizi ko ubishaka, izabiguha. Ahubwo icyo usabwa ni ugutunganira Imana, ni ugukiranuka, ni ugushaka ubwami bw'Imana, no kubaha Imana no kuyubahisha, ahagaragara n'ahatagaragara, kuko niho tugomba gutandukana n'abapagani. Niba twese dukora bimwe, ntaho twadutandukaniye, ariko niba hari ibyo tureka gukora kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru, ibyo ngibyo nibyo tuzahemberwa. Tunganira Imana rero, wumvire umwuka, kandi ugwize urukundo. Nanjye numvire umwuka, ngwize urukundo, ntunganira Imana muri byose, nta soni tuzagira nitubona Yesu. Imana ikomeze ibiteho kandi bampere umugisha. Ariko nimutunganira Imana, nanjye ntunganira Imana, nta soni tuzagira nitubona Yesu, nta soni tuzagira nitubona Imana. Kandi reka mbabwire, nidutunganira Imana, tugakora ibyo Imana ishaka, tukagendera mu ngeso nziza, ni ukuri tuzabona iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Imana itugirire neza. Ndabwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kugira ngo amwakire. Igihe ni iki? Kurikira Yesu Kristo ntabwo ari ukuyoba, ntabwo ari ubujiji, ntabwo ari ukuri icyo umuntu akora, ahubwo ni amahitamo meza. Ndagira nkubwire wowe nkurikiranye utari wamwakira, ntabwo uzicuza na rimwe gukurikira Yesu Kristo. Nta nubwo uzavuga ngo nahisemo nabi, ahubwo uzasanga ari amahitamo meza wafashe, kuko muri Kristo harimo amahoro, harimo ibyishimo, harimo umunezero, kandi niwe tuboneramo n'ubugingo, kuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Mwakire rero, fata amahirwe umwakire, kuko uyu munsi niwo munsi wawe, ejo ntago hazi. Kandi hano mu isi ntago ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wakire Kristo, kuko niwe ujya utuyobora mu nzira ijya mu ijuru. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye,
tugushimiye neza n'urukundo dukunda, tugushimiye kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Umuririmbyi aratubwiye ngo tunganira Imana ubudasiba, ngo jya uhora uyisenga kandi uyumvire, ngo jya ubana n'abayo kandi ufashe indushyi, ngo ntusibe na rimwe kuyikorera. Mana, turakwinginze kugira ngo duhe kugutunganira muri byose, mu byo tuvuga, mu byo dukora. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo iyo tuvuze ibitunganye ngo aho uri uranezerwa. Mana, duhe kukunezeza tuvuga ibitunganye, dukora n'ibitunganye, tugusenga ubudasiba Mwami Mana, kandi tukumvire mu byo dukora. Mana, dufashe abababaye, turakwinginze kugira ngo duhe gukoresha igihe cyacu neza. Abankurikiranye ndabasengeye, nabo biteho bagirire neza, abahe kugutunganira uko bwije n'uko bukeye, ubahe kwirinda ikibi n'igisa nacyo mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndakwinginze kugira ngo barinde gusubira mu ngeso mbi, kandi abari bacitse intege bababarire rwose. Ukimara kubabarira ubarindire ubugingo kuko aribwo buzakubona. Dusengeye abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo, bafite intimba n'agahinda baha amahoro mu mutima. Murimo wawe turawusengeye, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, abatarakumenya baye kukumenya, abadahinduka ubahindure. Mwami, turakwinginze kugira ngo bari bacitse intege bongerere imbaraga. Dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, biteho bagirire neza, ubiyereke Mwami, ubahe abana, ubahe guheka. Data mwiza, dusengeye imfubyi n'abapfakazi, biteho bagirire neza. Dusengeye abashomeri, ababuze akazi. Mana, turakwinginze kugira ngo ukore muri stoke yawe, ubundi abantu baha akazi, kandi akazi k'umugisha. Abari kubona Mwami Mana byabayobeye, abari kubona nta cyizere cy'ubuzima bafite, ndakwinginze kugira ngo wongere ubiyereke bundi bushya, kandi ubagarukeho baremere ubuzima bufatika. Bana nabo rero komeze ubiteho kandi ubagirire neza, kandi wakoze kubabanye natwe muri uyu mwanya, wakoze kutaturetse. Icyubahiro ni cyawe mu iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho, ibagirire neza, kandi ibaha amahoro itanga, yongere ibagarukeho bundi bushya. Ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo kuko aribwo buruta byose. Naho ubutaha. Bye.